Inshuti z'umusaraba, abakunzi b'umusaraba wa Kristo Yesu, mugira amahoro y'Imana. Tugarutse uyu munsi kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana. Amazina ni Habimana Alexis. Nezera aka kanya mbonye ko kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana yakize ku mutima. Reka tubanze duce bugufi imbere y'Imana. Data uri mu ijuru, mu izina rya Yesu, turagushimiye uko duhaye umwanya mwiza wo kwakira ijambo ryawe. Nyemerera muri aka kanya uhure na buri muntu wese mu ijambo ryawe, Mwami Imana. Abari bababaye babona ibyishimo, kandi abari bacitse intege basubizwemo imbaraga. Batarakumenya bakumenye, kandi n'abakumenye barushijeho kugusobanukirwa. Urakoze ko kumva gusenga, imbaraga zawe zitwara mu mitima bakubaha, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Inshuti z'umusaraba, ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana uyu munsi dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 17 umurongo waho. Turahera ku murongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ni nge Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utunganye rwose. Imana ishimwe cyane, amen. Uyu munsi ndashaka ko tuganira kuri iri jambo ry'Imana ryo kugira ngo buri mukristo wese abashe kwihangana no gukomera. Ndabizi yuko dufite amasezerano menshi y'ibintu Imana yavuganye natwe, ariko ndashaka kukubwira ngo uyu munsi wongere kugirira Imana icyizere mu buzima bwawe, koko ni Imana ishobora byose. Uyu mugoroba nagiye nkubwire ngo ni Imana ishobora byose. Nago Imana ishobora bikeya, nago ishobora 3 cyangwa 4, ahubwo ni Imana ishobora byose. Aburahamu turamuzi, yari inshuti n'Imana. Hari igihe kenshi na kenshi tunyura mu bibazo tukumva yuko wenda Imana hari yatwirengagije, yadutaye, Imana itatwitayeho. Ariko uyu mugoroba ndashaka kukubwira ngo Imana ikwitayeho. Nago Imana ari indorerezi ku bibazo byawe, oya, ahubwo Imana ikwitayeho. Kuko na Aburahamu birambwira ngo Imana aravuga ngo ni igiki nakora nakimenyesheje umugaragu wanjye Aburahamu. Ariko kuba bari inshuti ntago bisobanura yuko Aburahamu atazahura n'ibibazo. Ntago Imana yigeze idusezeranya kutaba mu bibazo, ahubwo yadusezeranije kubana natwe mu bibazo. Imana iri kumwe natwe mu kibazo turimo. Imana iri kumwe nawe mu kibazo cyawe. Nutinye, nucogore, nugire ubwoba. Ni Imana ishobora byose. Ni igiki kikureba, ni igiki kandi kindeba. Aburahamu turabizi uko aramaze imyaka myinshi 99 atarabona umwana. Imana yongera kumugenderera iramubwira ngo Aburahamu we, ni nge Mana ishobora byose. Haleluya! Ni nge Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye utunganye rwose. Rero uyu munsi ndashaka kukubwira ngo ikikureba, inshingano zawe ni ugukiranukira Imana. Gukiranukira Imana nibyo bikureba. Mu gihe cyose wumva ukiri mu murongo wawe, mu gihe cyose wumva ugifatanye imibanire myiza n'Imana, ntihagire ibigutera ubwoba. Ubundi ibyo turwana nabyo ni igihe. Aburahamu icyo yarwanaga nacyo ni igihe mu buzima bwe. Yarari yarwana n'igihe suko Imana byari biyinaniye. Twavuga byinshi tukavuga Imana 3. Ibigeragezo bivano 3. Hari ikigeragezo kizanwa n'Imana. Icyo iyo usenga Imana irakubwira ngo ndi kumwe nawe, ikakwambika imbaraga ikagukomeza. Kubera iki? Ntabwo binaniye Imana kubikora, ahubwo Imana icyo ishaka ni iki? Yakizanye hari ikigushakaho, hari ikigendererwa cy'Imana mu buzima bwawe. Hari ibyo Imana yashaka kwiyeshereza icyubahiro mu buzima bwawe. Niyo mpamvu idahita igikura, irakugerageza paka cya kindi yagushatsemo kibonetse. Ikigeragezo cya kabiri kiva kuri Satani. Iyo hari ikigeragezo cyaturutse kuri Satani, bigusaba gusenga. Iyo dusenze, imigambi ya Satani ikurwaho. Ibi ikigeragezo cya gatatu ni icyo umuntu yikururira.
umwanya ni mutoya twavuga byinshi. Mu by'ukuri hari ibigeragezo abantu bikururira bihamagarira. Icyo rero nacyo bigusaba gukosora amakosa wakosheje, hanyuma Imana ikagaruka mu buzima bwawe kigakurwaho. Nagira ngo mubwire rero ngo ni Imana ishobora byose. Inshingano zawe, inshingano zanjye nta zindi, ni za zindi zo gukomeza gukiranukira Imana, kugendana n'Imana twicisha bugufi, ubundi ibindi byose Imana izabikora. Warucitse intege, warubabaye, wumvaga Imana yaragutaye, umva nkubwire, ndakubwiye ngo ni Imana ishobora byose. Iyi Imana twarayibonye. Umwe mu bacu yaravuze ngo aho kugira ngo ubwire Yesu yuko ufite ibibazo, ahubwo abwira ibibazo yuko ufite Yesu. Amen. Kuko ibibazo biramuzi, biza ububasha bwe, biza ubushobozi bwe. Witinda ku bibazo, itakumana yaguhamagaye, itakumana iri kumwe nawe, wikangwa n'ibiteye ubwoba. Ni Imana ishobora byose. Nakure cyane habaho, haleluya, nahari nakure cyane habaho ukoko kw'Imana kutagera ngo kuhagukure. Ni Imana ishobora byose. Reka dusenga Imana. Wumvaga ibicane byari byinshi, ukumva imyaka irashize ari myinshi. N'Aburahamu bari inshuti, ariko yongera kumugendera avuga ngo ujye ugendera imbere yanjye ukiranuka, ndi Imana ishobora byose. Wa mukobwa we, kiranukira Imana, ni Imana ishobora byose. Abagabo mukiranukira Imana, ni ishobora byose. Abadamu bakiranukira Imana, ni Imana ishobora byose. Mwabasore mwe, haleluya, ndatangariza abantu ngo ni Imana ishobora byose. Imana ishimwe cyane. Mu byishoboye n'ibyawe irabishoboye. Iyashoboye ibyanjye, igashobora ibyanuza n'ibyanuza, nawe ibyawe irabishoboye. Imana nuyiringire, uyishira imbere mu buzima bwawe. 9 uramubwira ngo ujye ugendera imbere yanjye ukiranuka, ndi Imana ishobora byose. Reka bari bacitse intege bananiwe, bumvaga yuko utabitayeho, bumvaga yuko ibyabo utabishoboye. Reka uyu mugoroba mu ijambo ryawe bamenye yuko uri iminsi y'ubuzima bwawe bwose ukiranukira Imana mu ijambo ryayo nk'uko ryabitubwiye. Ni Imana ishobora byose, ni Imana ishobora byose, ni Imana ishobora byose. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen.